oya cyagenda bagwetse umugongo wandi babarana ngese ko tambere basi nanjye mbikomba basi umuto okay jya muhe right mpa muri gambe gene eka ubwo zumwe yafashe nawe ubwo se n'imwitanga byara umwana muri se ndaza bahekana muri babiri ndajya nte ku mwana muto uzagenerura kibazo uzagenerura se ntabwo uzi ko mba nyeneke ese ubwo urumva ibiti byara mwana tuzamwitana arega nivu ari umuhungu cyangwa ari umukobwa arega nivu batukaje oya sura ko umuhungu cyangwa umukobwa ntabandi zabanje umuhungu zonze umuhungu none ushaka tuzamwitana ni ibanga ryanjye okay none nanjye tubyara umukobwa zamwitana nyine wowe mbwira icyo tuzamwita nanjye ni ibanga ryanjye barese nijoro gusenga ibinda biheraye senda ndamubwira ko ari sheri wanjye dukundana ngiye kuzana ndamubwira ko ari umuturanyi hako kaze nkwereke ntabwo nabeshye hakiya ndaje mbeshye mama yuko ari inshuti yanjye twababaranye kuko umuntu yenda bizi yarababaye nanjye narababaye sha reka nze ntamurukira abantu reka nkureke kanere kwiteza abantu ariko tutaonana baadaye urushako ruragwira yaranyisheho kavura umuheto ubugore buto burakaze koko iri zuba se ubwo numva ndishaka ko numva rishobora kuba ari kazera kuba ngiye kurwara malariya kuko iri zuba ndumva atari ukurikunda gusa bimeze bite ko mbona uri kwibaza byinshi Kefa bimeze bite ubundi ubu wanyweye icyayi cyangwa wibwira ko ukiri mu cyaro wabyukaga ujya kwahira n'ibiki byose utambwira ufite ikihe kibazo ubona uri kure wakabaye wishima kuko turi kumwe rero mubwire hari umukobwa duturuka mu gace kamwe ariko umukobwa abayeho ubuzima bubi cyane sinzi ukuntu nabukubwira abayeho ubuzima bubi kurenza ubwanjye natekereje ngo wamuzana akaza akaba hano natekereje ngo wamuzana tukabana hano kuko abayeho ubuzima bubi cyane wa muhungu n'ibyacu biraba bitarakemuka ngo dushyireho n'iby'abandi none se reka nkwibarize uwo mukobwa ahantu aba nta nyina afite nta babyeyi afite nyine uwo mukobwa ahantu aba nta babyeyi agira n'aba rwose urebye ni nk'aho nta babyeyi agira nabo rwose kuko abana bana nabo baramucunaguza baramuhohotera mbese ariko rero mwana wanjye sinanga abana dore igihe nabo babaye ni kirekire ariko abana b'abakobwa b'iyi minsi ni ibintu byo kwitondera ariko tuza nkubwire abana b'abakobwa b'iyi minsi ashobora no kukubwira ko adafite ababyeyi kandi ababyeyi aba afite ukaza ukirahuriraho umwana w'umukobwa wananiranye iwabo wigize ikirara ejo ukazashiduka kugushije mu mutego ibaza ubaye uri gufungwa mwana wanjye ko nasara ku musozi uzira umwana w'umukobwa uwo mwana w'umukobwa urumva muzabana mu nzu si mushiki wawe ese byibuze muri mu mishinga yo kubana ngo mbimenye
none se niba nta mishinga yo kubana ufitanye nawe ni iki kikwirukansa kuzana? Ni inshuti yanjye kandi twarabanye muri karitsiye kandi abaye ubuzima bubi ni ukuvuga ngo uwo muzajya mubana wese uzajya umuzana mu rugo? ntabwo ari ibyo, ariko ntabwo ari ibyo, ni ukuri akwiriye gufashwa. Basi mufashe mu ijoro azirwariza. Uwamufashiriza ahari, uwamufashiriza ahari ataje hano muri uru rugo. Reba ahari byasa neza. Ubundi se mama reka nkubaze ikibazo. Aya wembeshya. Oya bimaze iki kwicara mu biryo ukarya ariko bitama amarira? Ndagukunda cyane. Njye ndagenda kugukumbura. Yewe. Akareka muhamagare numve. Yes bebe. Umeze uteze? Umeze neza? Urebye ukuntu ngukumbuye urumva? None se uri gukora iki mu rugo? Umva se nyine hari ahantu nari mvuye ariko ndumva gukumbuye cyane, ndumva ngukumbuye, urukumbuzi rumereye nabi. Reka sha hoya basi mbabarira, sibyo? Mbabarira basi tubona niyo yaba ari umunota umwe basi nguboneho. Ntubizi se ko ndari kukubona ko umutima utabutera neza. Ntabwo natuza ntabwo ufite n'ukuri. Yego nyine wowe tukuru two tuntu ugize duhurire hahandi nyine. Yego hahandi ukunda yego yaba ariho duhurira nyine basi tunasangiye n'akantu kamwe tuganire. N'ukuri ndagukumbuye cyane pe. Nubizi ko ntagufite se nta buzima. Yewe ngogira vava tugire iravava nyine twahure, nayo ngiye kugenda nayo ndayitanze kuko kuntu gukumbe nta nahandi hantu naca. Kabone nubwo yaba ari umuntu mpamagambo amafaranga ntabwo nayemera, ntaga amafaranga kuruta. Reka uri Imana yampaye. Cheyo igisabura nyine. Wacha. Ai. Não, vai. Cheio, tá bom. Vai, eu sei. Eu não queria. Ah, tá. Bueno, ¿cómo se va? Ah, bueno. Zicaje ngo amuga telefone. Kumba ndikwaka. Ntabwo habyemeye. Nari ndikumva ndikwaka byaganje natawe umuntu. Sawa. Cyari ibaza ko nataye akazi. Ari ngewe watekereza gusa. Ese we uvuga ngo ubu mu ngingo zanjye. Ibaza umuntu asitaye kunyana. Ese mu mutwe bitabimera bite? Buriya rero ukunyangira ko nari nzi. Cyari byibaza ko ariko bagatumye no kwikora ariko ni ukora ni byose. Ni byose ni uko. Ngiye. Ako se waba uzina rero kimbwira ngo ntabwo kije. Sinzi ko byari kungenda. Nimba nari kwikora. Nyine rero reka nkugire inama mwana wanjye. Urabona uyu mugabo yagiye muri misiyo. Nzi neza ko naza ibyawe azabyumva, agomba kubyumva kuko twarasezeranye kandi isezerano dufitanye. Nabyarira muri uru rugo niyo nahabyarira 100 bagomba kubabi. Agomba kukwemera bubi na bwiza. Azabwirwa n'iki ko atasiza nteye inda yawe? Azabwirwa n'iki ko nakubyaye ko nagutwite yaragiye? Icyo namwemeza cyose azacyemera kuko uburenganzira ubufite muri uru rugo. Keretse yamba ntarasezeranye nawe, ariko twarasezeranye. Yazambwira iki se? None hibaze hakubise wundi ntarabanza
kubanza kumwinjirira ngo mwinjirire mubyinirire ndebe yuko ibyawe yabyumva, ariko ibyawe byagomba kubyumva. Ahubwo dore inama nakugira, reka papa wawe azaza uri hanze muri misiyo, kandi naza nawe uzamwubahe, ntuzamwereke ko atari papa wawe, uzaza umuhobere nk'umuntu ubonye papa we, umwibonemo kugira ngo turebe yuko warangiza kaminuza ibintu byose ukabona akazi nawe ukibeshaho. Noneho uriya mwana w'umukobwa tuzamwigira imitwe, tumubwire yuko wowe ugiye kwiga, nkeneye umukozi kuko ntagishoboye, ndwaye umugongo, kandi nawe azaba abyumva. Usange hahandi tuziranye. Okay, I love you. Sawa baby. Tuzahita tubikora gutyo, aze mu rwego rw'uko ari umukozi, umwana aze mu rugo tumurere. Nta kintu icyo ngicyo nicyo nashakaga rwose, ni ukuri icyo nashakaga ni uko wamufasha, kuko mbona abayeho mu buzima bubi pe, ariko urakoze ni ukuri. Uramenye uzirinde, ni wowe gishoro mfite, nawe ugasigara undera. Nzabikora rwose, uretse ko nta n'ikintu kibi rwose. Uwo mwana ukuntu muzi ni umwana numva aritonda, ni ukuri pe, uzamubona kandi uzamushima, kandi na papa wacu nawe azamubona. Oya nta kibazo, ubundi se kazaba yitwa umukozi, iryo banga kari iryanjye nawe, wowe uzabimuganirize ko azaza muri ubwo buryo, ahubwo abupfura utu twatsi, dore ikirare kiraturariye. Ubwo mbwiye ko azaza, nushaka ko nantume no mu cyaro ndagera rwose. Ngaho abupfura utwo twatsi, icyo gihuru kireka kudusanga mu nzu, ndabonera izuba naryo, reka mbe ngiye mu buriri. Umva, nzi umubare pe, nzi umubare wenda, umva ndarenze. Ibaze turi kumwe hano mu rugo we, umva, yaba ari pata n'urugi kantegereze, ahubwo ndamuhamagara ejo pe. Nagize ikibazo. Ngase mbwira byagenze ute ko wancitse? Baba uzi ko byagenze? Byagenze ute? Naguze ko wa mukecuru wende yarajyaye, agize gutya yitwa Imana. Yarapfuye. Mana we shapore, ntago nari nose kuki wahise utambwira. Nanjye byaba numva. Reba iyi myaka yose najyaga mbaririza ati kefa bari. Ni ukuri ko Imana isanze muri kondisiyo nanjye ubwanjye ntari kubasha kwakira, cyane cyane ko urabizi muri cya giturage nta muntu n'undi. Nafatiyeho ndagenda natari umutwe, ariko bw'amahirwe ndavuga ngera i Kigali, ngera mu rugo, njyumvisha kuvuga ngo nanjye ubwanjye umugabo washakanye na mama wanjye ntabwo abizi ko mama, ariko mama kubera akunda abana nawe ubuzima bugoye, yarambwiye ngo noneho ngwino, araza ati papa umugabo wanjye ni umugwaneza, nzabimwumvisha naza kuko yagiye kuri mission. Naje ndavuga ati ndakuzirikana, ndashaka kuri umutoza twarababaranye, twabanye mu giturage twarababaranye, nuko nyine navuze ngo reka nkwibuke ko twabanye nk'inshuti nziza. Hora ikintu kinshimishije ni iki kimbwira? Ni ukubana nawe. Mu rugo babyemeye. Ntabwo bayajyanga, nuko twarabanye, subiza ko twabanye. Tugende mu rugo. Icyambabaza nuko nasanga batabyemeye. Oya no kuri mu rugo babyemeye, ariko tumubwira urumva koko Imana yaba yaremeye ko njye nawe twabana. Mu rugo bakabyemeye. Ibuka kera we ko twabanaga we, tugende. Nta cyadutandukanye nuko Tugende. Mr. Mukobwa, kefa bite mwana? Ndabona usura. Uyu ni wa wundi nakubwiraga. Ni uyu. Byanyu ndabimenye.